Ese warotaga ubona inka ikwica? Ese warotaga ubona inka iri mu kiraro? Ese warotaga inka ntusobanukirwe ibyo Imana ishatse kukubwira? Ibyo nibyo tuje kukubwira kuko hari uburyo ki ubibonamo ntubisobanukirwe Imana ariyo ikugendereye. Imana yo ari igusuye ugomba kubimenya kuko hari igihe ibikubwira bifite icyo bisobanuye. Nubona iyo nka rero hari igihe ibikubwira bitewe na message ishaka kukubwira, ikabikubwira mu buryo nyine ikwereka inka runaka, inka ifite amahembe cyangwa se inka idafite amahembe, bitewe n'uburyo ki ishaka ko ibikubwiramo, bitewe na message ishaka kuguha, bitewe n'ibyo ugiye guhura nabyo, bituma Imana ibikora uko ibishaka nk'uko nyine ikora uko ishaka mu bumana bwayo, kandi ikaba itivuguruza, ikora ibyo ishaka. Nongeye kubasuhuza rero bakunzi ba Kristo Ariho TV. Imana nibampera umugisha kandi ibagirire neza mu byo mukora byose, kandi mbifuriza gukomeza kubana n'Imana neza kandi mukomatana nayo, kuko ibihe tugezemo birakomeye kandi biragoye. Imana nibambikiremo imbaraga. Wowe ufunguye iyi channel, kanda subscribe, ukore share ku bantu bawe, ukore na like na comment irakenewe. Kandi nuzajya ushaka ko tugusobanurira, hariho nimero ya WhatsApp uzajya uhita uyibona munsi, n'uyu utanayibona watwandikira ukatubwira tukayiguha, kuko niho tubasha kugusobanurira bigakunda kurusha uko umuntu yajya kwandika hano. Yego comment zanyu ntacyo ziba zitwaye, ariko kuri WhatsApp niho bikunda neza cyane. Mu gihe tuba tutari gukora live niho bikunda cyane. Ndumva ibyo byumvikanye. Rero wowe urimo unyumva, ukaba wararose ubona inka ikwica, cyangwa ukabona inka ikwirukankana, cyangwa ukabona inka ifite amahembe iri mu kiraro, cyangwa ukabona inka nziza irimo ikamwa, cyangwa ukabona inka nziza iri mu kiraro, cyangwa ukabona inka urimo uyigaburira iri mu kiraro. Mbese ni uburyo bwinshi wabonamo inka. Ni uburyo bwinshi ubonamo inka y'Imana ishaka kukubwira bitewe n'icyo ishaka kukubwira. Ni uburyo bwinshi. Rero niyo mpamvu nababwiraga ngo bitewe n'icyo Imana ikweretse mu nzozi, bitewe n'icyo Imana ikubwiye mu nzozi, uwo mwanya niwumva bitagusobanukiwe, utabisobanukiwe bitewe n'ibyo tukubwiye hano, turi bugufi bwo kugusobanurira, kandi ujye ubyandika neza. Niba wumva utabisobanukiwe, mu gihe nta nimero ya WhatsApp yacu ufite, wayitwaka munsi turayiguha, ntacyo biba bitwaye. Tukagusobanurira, tukakubwira icyo Imana yashakaga kukubwira, kuko Imana ibasha kubiduha mu bumana bwayo. Iyo tuyisenze iratwumva, kandi nawe uyisenze yakumva. Imana nishimwe cyane, kandi Imana nihimbazwe. Reka duhere ku nka ifite amahembe. Kubona iyo nka ikwirukaho, ukabona ikwirukanseho, ukabona uri kwirukanka mu mikoki, ukabona ikwirukanseho, ukabona iragufashe, irakwishe, icyo gihe
impamvu duhereye ku nka ifite amahembe yica ikwirukaho ni ukugira ngo abe ariyo ubanza gusobanukirwa, kuko ahanini ni byo bikomeye kurusha, ariko hari n'ibindi biza bikomeye kurushaho. Nubona rero iyo nka ikwirukankaho, ikakwirukankaho ukagerageza kuyicika, hamwe ukajya mu mikoki, ahandi ukajya mu mikingo, ahandi ukabona urimo uraterera umusozi. Imisozi narayisobanuye, umusozi narawusobanuye, biriho icyo bisobanura, imikoki narabisobanuye. Byose urabisanga kuri no channel, kandi ntiwibagirwe gukanda like, ntiwibagirwe gukora share, ntiwibagirwe gukora comment. Byose biruzuzanya kandi turanabashimira kuba muri abantu beza. Rero nubona iyo nka ikwica, umenye ko haje ikigeragezo kuri wowe gikomeye, ikigeragezo gikomeye kugicika bitoroshye. Ariko kuko kwirukanka, nubona ikwishe, icyo gihe umenye ko urupfu rwakwegereye. Icyo gihe usenge, wiragize Imana, usaba Imana imbaraga zo kugira ngo igushoboze, igukomeze, kuko utabaye maso aho ngaho ngo usenge, kuko hari Satani bagufiteho umugambi ukomeye wo kukurimbura, wo kukwica upfe unarimbutse. Ariyo mpamvu uba uri gusimbuka, ugenda urwana nayo, ugenda ugwa mu mikoki, rimwe ukabona uvuyemo. Umukoki nakubwiye ko nawusobanuye, nyine ibintu bimeze nk'ibyo. Ahandi ukabona urimo uragwa mu mazi mabi, ahandi ukabona mbese urimo uragwa ahantu hadasobanutse, cyangwa ukabona nyine ntago bimeze neza. Noneho nubona ikwirukankaho iyo nka ifite amahembe, ukabona irakwirukankaho ishaka kukwica, icyo gihe ukabona urayicitse, nukanguka uzashima Imana, uvuge ati Imana ushimwe ko undengeye. Nukanguka uzavuge ngo Mana ushimwe ko undengeye, kuko ni ikigeragezo kiba cyari kigiye kuza kikuganisha mu rupfu, ku buryo ki n'iherezo ryawe ryaba ribi, cyangwa Satani akaba ashaka kukwiba. Nkwibutsa gukanda subscribe niba uri mushya, nkwibutsa gukora like niba utarusanzwe kuyicano, nkwibutsa ko kubana natwe ari ibintu by'ingirakamaro. Nanasuhuza abantu bari mu bihugu byo hanze, kandi n'inkunga yanyu bikenewe. Kandi niba wumva ushaka no gufatanya natwe gusenga, wabitubwira, dore ko ibihe bimaze gukomera, bimaze kunamuramo abantu imbaraga. Ariko umuririmbyi yararirimbye ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we. Imana ishimwe cyane. Rero nubona iyo nka yakugendagaho uyirokotse, ibyo uzashime Imana, ariko ntibizakubuze kugumya gusenga, kuko n'ubundi Satani imigambi aba yari afite Imana ibiyiguhishuriye hakiri kare ngo ubone uko wirinda. Ntibizakubuze gusenga, kuko n'ubundi Satani ahora yubikiriye, ahora ari nk'umujura, ahora ari nk'igisambo, kugira arebe ko ubugingo bwawe yaburiganya, arebe ko yagukura mu nzira. Rero hari inka rero ushobora kubona idafite amahembe, ukabona iyo nka ifite ubugwaneza, ukabona urayigaburira, ukabona iyo nka nta kitwaye, mbese ukumva iyo nka urayishimiye, ukumva mbese hari n'igihe ushobora kubona uyiragiye, hari n'igihe ushobora kubona iyo nka, ari inka irimo gukamwa
ibyo byose bitewe n'uko wabibonye uzajya utwandikira munsi tugusobanurire. Iyo nka rero yindi ya kabiri iyi ndi kuvuga nonaha, iyo nka ntago ari mbi, ni inka isobanura isezerano, igasobanura imigisha bitewe n'icyo Imana ishaka kukubwiramo, bitewe n'uko ubibonye. Niyo mpamvu nkubwira ngo wowe uri kudukurikirana, mu gihe hari ibyo ubonye ukabona biri kubereye urujijo, ubasha kutwandikira. Niba nta WhatsApp ufite yacu ukayirebaho kuko ibiriho, niba nta bifite turayiguha, noneho ukandika kuri WhatsApp ugakoresha voice, cyangwa washaka ko duhamagarana nabyo birakunda, kugira ngo tubashe kubana neza mu nzira nziza, binyuze mu nzira nziza, kugira ubashe gusobanukirwa uburyo ki Imana ibikora. Kuko hari n'ibyo abarozi bapanga, ariko nta mupango ubaho uruta umupango w'Imana iba yapanze ku buzima bwawe. Rero hamwe no gusenga byose Imana izajya igenda ibidufashamo. Imana ni kumpera umugisha wowe unyumvishe, kandi urusheho kubana natwe, kuko hari n'igihe urota inkinanutse ukabona, mu Kinyarwanda niba babyita kugubana, ukabona yaragubanye mu rwego rutangaje, ukabona mbese ntibisobanutse. Ibyo byose tubereye hano ngo tugufashe kubisobanura. Imana ni kumpera imbaraga rero uri kunyumva, kandi nkwifuriza gukizwa, ukizwe neza niba ushaka kuronka ubugingo, kandi ureke ingeso mbi, ureke ibikujyana mu maboko ya Satani, ahubwo ushaka ibikujyana mu bwami bw'ijuru. Ureke umutima mubi, ugire umutima muzima, wirinde ibyatuma Imana ikubona nabi, kuko benshi bamaze kuba nta kazaza, ariko Imana ishobora byose. Hari umuririmbyi wajyaga yiririmbira ngo kayungiro kazaza kuyungurura, yewe kayungiro kazaza kuyungurura. Akayungiro iyo kaje kuyungurura, kayungurura umutima wawe, inkumbi zirimo zikavamo. Imana ibasha kugukubita ikintu gituma usubira mu nzira nzima yayo, yamara kukubona ikajya yagushyiriramo imiyaga. Ariko nkwifurije kugubwa neza mu mbaraga z'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana nigushyigikire rero, kandi ukomeze ubane natwe, woherereze n'abandi biganiro. Nakagaruka duhora hano, n'ibindi byose washaka kutubaza watubwira. Imana ibahezagire. Bye bye.